Kristo wabinshinze. Bitwanditse mu gahanga se cyangwa hari kashe baduteyeho. Ubundi reka mbanze mbashimire yuko mwabashije kutubona. Ibindi rero sinzi icyo mushaka. Isomo yitaho kandi namwe mbakorera ibyo nyoka atabakorera. Ibindi sinkeneye kubyumva. Nababonye ndabikorera. Ariko bwa nyuma nzakwica. Nzaguca amaboko nguce n'amaguru ubundi ndebe. Tegereza n'ibindi ugiye kubibona. Mandazi mfite n'ibibazo. Wowe ubwo dore icyo nakwibwirira. Wowe uzashiduka usigaranye ibigufwa gusa udusokoro twose baratumaze. Nushaka kurya imenge ahubwo nimbuza ubwenge. Ese iyo migani muri kunca ni ikibana. Kwanza kuroti ngenda bihinduye. Ni wowe shushu A, uri akaba shushu B. Aho kugira ngo ndimbwa nabimva bikarangira. Nukuri. Ubuzi ko nashatse no kuryama rebe umuzi iminota maze ahangaha ndyamye. None igitanda nagiye ngikoreye. Shingutse Gashirira kuri mu giti nungwa kuko cyangwa Claudine bigambo hanze wagira ngo mama gikubita ubundi wakishe wagihondaguye dore ko kigenda gisa. Reka nkubwire rero. Ibyo uri kwibwira ukwibeshya. Uri kwibeshya. Wowe wagiye kumuzana inshingano zakunaniye. Arangije inshingano arazishobora. Wowe uzafata inzira. Ujye wamukuye wasigara ahangaha. Nuko mbwiye arahambira. Unsohokere mu rugo. Ntago nkigushaka ndashaka usubira aho waturutse. Gira vuba kandi. Uravuze ngo ngo mvaha ngo ngende. Ndi kurota cyangwa uravugisha. Fata ibi byahi byawe n'ibibyamvagara usohoke umvire mu rugo. Mama Gaju reka mubwire. Ndavuze ngo subiriza imyenda hariya. Imyenda yanjye nimba ari ibyahi isawe n'incabari. Ningiye gutangiye gutukira iwanjye. Ariko Claudine reka nkubwire ikindi utaruzi. Wize undataho ngiwawe imbere y'umugabo wawe kwitwa umugore kwawe cyangwa nanjye nkaba nakitwa umugore. Byose ni kimwe cyo dupfa nuko abona umugore. Umva rero nkubwire. Icyo ntashaka ni indaye ntwarira umugabo. Ndavuze itusohoka. Wewe ujya kurayo urarana n'abagabo bangahe wa. Mama Gaju, uri cyumuhanga. Uri cyumuhanga. Yaso. Umurambo w'inzawubazo. Kirareba ukuntu kimuru yibere. Ikintu cyo wamuzaniye. Narababwiye ngo nahagurutse kandi nahagaze. Iri shyano rirambwira ngo mfite icabure. Urasuzugurira iwanjye. Nguri umugore. Reka gusuzugure. Inshingano zarakunaniye wowe. We zarakunaniye arangije arazi. Nasubundi uranyirukana umbaza iki mutwaye iki? Uburiro urara hari ubwo ndarana nawe ndakubyiga. Naho nzava none. Nicyo wamuzaniye. Mba nkubwire. Urata ngo murase. Rekuri iyo Bibiliya usubusenge. Nza. Akoze ibi nibikira. Ibi nibikiko. Uretsenze. Ibi nibiki murimo. Uretsenze. None umubita hari. Ibi nibiki murimo ko. None ugiye kwicira umuntu ahangaha. Urashaka kuzicira umuntu ahangaha mu rugo. None ndindagiza mubazo. Kubera wowe. Cecekere niko yabaye. Ubu se yakuzana iki koko? None hageze no kugukubita Bibiliya. Umuntu w'umunyamasengesho. Ubwo se uburokore bwa n'ubu. Uburokore bwa n'ubu. Icecekere ntawe uzajya humura. Ariko Gaju ubona guhunda ukuntu abantu basigaye yirirwa batongana. Rega mama nameri nyine ndabizi ko yirirwa atongana na papa ko se twabihindura hirya. Kandi twirengagije ibintu byose bibera hano. Papa rega afite n'impamvu yatuma akunda uriya mukobwa na Claudine. Nta nubwo mama akitwitaho. Nta nubwo aheruka no kunkoreshereza imisatsi. Yagiye buri munsi. Nese nkubwire
nta munsi n'umwe twigeze dutegurirwa ameza uriya mukobwa Claudine niwe wabikora Claudine niwe ushyira papa amazi muri dushe Claudine niwe uhanagura Claudine niwe ukora ibintu byose rero twiyemeje ibintu byose rwose papa afite n'impamvu yo gukunda Claudine nawe yamugira Claudine yagiye mama akajya abikora akabikora se mama abikora ryari ubona bahari ahubwo ko aricyo kibazo iyo Claudine ndamwanga mukamwanga uramwanga se uzamushyiraho ko papa yakaniye ngo nta hantu bazamujyana cicikira iturize rero sibyo ugaruka kurira rero sibyo sibyo yaratashiri cicikira yesu ubwo mu byo nari ndimo ndakubwira atari byo duheruka kurya ibiryo byiza ryari sashize nk'imyaka ingahe yose ari mama bidutekeye mama ntatwikoza ngo aba yagiye gusenga ngo aba yagiye muri nibature ngo yagiye muri nyobozi ubwo sibyo nibyo Imana byonyine yamuhamagariye ahubwo buri gihe mama yanagiye nta nubwo ajya dutekera nta nubwo aba ahari nta nubwo nsigaye ngiye natamenye yaba yataye wabimenya gute se ahubwo se reka nkubwire gusa ko ngo Claudine ajya kuza hano papa yaramubwiye ngo mama yabwiye Claudine ngo ajye atwitaho ibintu byose abikora ngo na papa amwiteho nese ubwo twarenganya Claudine bari gukora inshingano nyine bamutegetse ariko mama nawe ni umusazi yaravuze ngo umugabo we bajye bamwitaho none se hahandi rega Imana yavuga ati nubura ubwenge nzaguta ngo nawe nyine izamuta ese ubwo urumva ubwo ngubwo ari ubwenge Mary cyambe uriya mukobwa ngo ni Claudine aricaraga ujya wumva cya kiganiro tugiye aho ajya tuganiriza nubwo tumushibura nyine kuko tuba twumva ngo yatwaye papa wa mama aratuganiriza akatubwira amagambo meza yumva atuganiriza ikiganiro cyiza nubwo tugiye nyine umushiya ngo ni uko yatwaye papa wa mama wacu sibyo ariko nta kindi kintu twabikoraho reka dutegereze nyine ukuntu bizagenda ahubwo se ujya wumva ibiryo ateka mu gitondo akaba yadushyiriye breakfast ku meza cyakora azi gutegura ameza ariko ntabwo umukunda ese umwangira icyo ubundi njyewe namaze kubyikuramo shiri namaze kubyikuramo rwose ariko akavuga nabi ntabwo gakunda ni ukorega natwe tuba twamushinze y'ijosi ahubwo ubwo bwona harihangana ubundi aba yaraduhaye isomo yapfanya tugapfa reba umukobwa ahubwo afite n'umutima muzima njyewe uzinkora mu akazi ko mu rugo umuntu akangira gutya 2 3 4 5 ari ibikobwa bingana nk'utu tungana bimenagura nabiki aha katwihangane abanyarwanda nibo baciye umugani mu kinyarwanda rero umenye nawe ndi nk'abanyoko burya nubwo Claudine yadukorera ibintu byose bimeze gute byiza nubwo abikora neza ariko ntabwo yasimbura mama wacu watwonyeje kandi wadutwise amezi 9 Imana izakora ibikomeye buri gihe nikigera wasanga Imana ivuga ngo ari uko abantu bahanuye gusa cyangwa ngo bagiye mu rusengero bakumva ijambo ry'Imana mbega amagambo abana banjye bavuze ngo papa wabo yaragowe ngo kuva Claudine ngo yagera hano ngo bahindurire ubuzima ngo mama wabo bamubuze bamureba nikoze ngomba kwisubiraho mbega umubabaro mbega ibintu bikomeye uzi ko wagira ngo ni ibintu by'inzozi gusa gufata umwanzuro ese ko mbona n'umutima w'umugabo wanjye wagiye hakirambe amazi yarenzeho uwite ndakwingiye untabarire urugo ubwa mbere n'ubwanyu nimbona urwubatse nkabona iriya ndaya ngo ni Claudine mviriye ku mugabo nkabona umugabo ngarukire ngiye gushyiramo imbaraga gushabira nababaje kuba twifuza mama tukamubura kandi tumufite kuko tutari imfubyi reka mubwire Imana ishatse abanuza barokore ubwenge kuko hari igihe ibintu bakora ugasanga ubwenge bwabo bwaricanze rwose shangiwe nsigaye nsaba Imana ariko kuko Mana wazatubabarire
koko dusigaye twifuza umubyeyi kandi ahari. turababaje ariko ntakundi ariko bizahinduka wande ndabizi ko igihe gishobora kugera mama agahinduka nawe akabona ko ibintu arimo atari byo ndetse ubu urwo niba rwe rugiye gusenyuka azishimira gusubira iwabo n'ibivarisi nk'uko yabizanye mu rugo igihe kimwe kizagera asubira Imana tubabarire ni ukuri ko bikomeye yewe siko nsigaye nkumbura mama kandi ahari. ariko se kuko ibintu nk'ibi ibiki biri kumbaho nyamara naraye nkosheje ariko se kukisenga cyane ibi bintu nkarusha kubibaho noneho ngeze aho ndwana koko mvuye no mu materaniro ariko rero nishaka nige kururutsa umutima w'umugabo wanjye ndabona umugabo yaragiye burundu hari aho yakasuzuguye akasuzugurira imbere y'umukozi akavuga ngo gatinyuka ugakora kuri Claudine noneho nagiye tumaze kurwana wumvaga ibintu nabonye kugira ngo ubone indaya y'umukobwa ishinze iryamye mu gituza cy'umugabo wawe erega yamuhojeje aramuhoza ubuse kuko nkora iki ariko umuti ninjye ufite ushareka nzera ngiye gutangira basi njye muvugisha njya numva ngo njya gutangira njye muvugisha neza nkururutse umutima ndebe ko yangarukira basi ahubwo ndibirarabye ndabitangira ninjye ugomba kwiyubakira urugo kuri nanjye urushe ndabitangira ntawazatwara ni karibu harakinguye sheri ni wowe akose ni karibu noneho bakuroze karibu kubera ikizi ni karibu imyaka 10 ishize ni karibu bite njyawe ni byiza gusa kutansuhuza wose gongira amayeri oya ni karibu ufite amayeri menshi oya ntabwo ari amayeri noneho kuri kuvuga neza byagenze bite uko se ndi kuvuga neza simbishoboye wasengeye noneho oya ni ukuri njyewe nigaye kubera ejo bundi nararwanye numva birambabaje cyane hanyuma ko narwanye na Claudine birambabaza ntabwo wari wabibona urarira se wari wabibona ibi byose imperuka yose so wayizanye ndakwinginze so wayizanye reka urebe finale ho bizagarukira ntabwo ushaka ko bigera kure kuko warambabaje binangiye no ku mutima birya no mu bwonko mbura n'ukuntu nabigenza nahoze nkubwira nkagira ngo ntubakurugutuye mu matwi mbabarira ntabwo nshaka imyiryane hano mu rugo rwanjye koko kandi mbabarira twashakanye ngukunda nawe unkunda ariko satani irangije twinjiramo turarira nturarira uzarira uzarira uhogore urarira se ko urarira ntabwo byakunda ntabwo byarangirira none se urashaka ko tugera kure oya ntabwo byarangirira ndakwinginze ugiye wabibona noneho nuko Imana nimbabarire na Claudine reka mubwire genda ujye gusenga ujye mu butayu umara amasengesho y'iminsi 10 Imana izaguhishurira izanagucira n'inzira inzira se yiki nese nibiki Imana yampishuriye biruta ibyo nabonye usigaye usuzugurira imbere ya Claudine ubasha urwana ufate bibiliya ukubite bibiliya Claudine nurangiza turwanire bibiliya umuntu w'umunyamasengesho usura ngaje wakoresheje niyi babarira na Claudine ndi bamusaba imbabazi ariko ndamwirukana mwese rero muzagende uyu uzamwirukanira muzagende mugumaniyo ariko Claudine ntabwo arakure kuva muri rugo
kuko Korodina amaze gukora ibintu by'ubutwari wowe ubwawe byakunaniye. nanjye nzabikora. Mbabarira nanjye nzabikora. nta na kimwe ushoboye kandi byarakunaniye kuri finali ya mbere. Nzabishobora nihanye. Korodina ntabwo nzongera gukora biriya bintu kandi kugira ngo bigende neza nuko Korodina agenda. Warambabaje Kandi ibintu byose warambabaje yakoraga ngiye kujya mbikora. Mbabarira. mama Kinya, warambabaje urambabaza unteza n'abana ubusubura kurira gutyo. Mbabarira. Ndabona nta n'abana bahari. Mbabarira. Ubusuko kwajya gumpindura umunyamafuti umunyamakosa mu bana none nta n'abahari. None uraje uranyiyugikana uri kundirira. Nabo ndabasaba imbabazi Oya, ariko ntabwo mbabarira genda umutima ubaza. wawe ugaruke. Genda ubazaniza nabo bana. Genda uzana abo bana usabire imbabazi imbere yabo. Ariko nanjye ntazo naguha kuko hari igisebe washyize ku mutima wanjye numva giteze kuzavaho. Icyo gisebe washyizeho rero nawe nikikugeho. Ukabasha ukiririza rasoni. Ubu ngubu noneho ugeze aho ugeze bamenye ubwenge, umenye ubwenge, umenye ati navuye iwacu nje gushaka. Urumva? Navuye iwacu nje gushaka ntabwo naje nje gukina. Chere. Biriwe neza se? Ibi neza bisanzwe. Kurade wowe uri gute? nanjye nebe neza nta kibazo ahubwo so akazi kagenze gute uyu munsi? Akazi ni ibisanzwe. Nizere ko uzantunganya zanyu byarangiye. Byararangiye. Kane. Urebye Uraze. Akantu mu biti. Mariya biti. Kabuka fote. Ndashaka kugutegurira anniversaire. Ego. Kandi ngaruka. Fariri. Ntabwo tuzayikorera hano. Mani hehe? Kabyutse ukumvisha. Nzabanza mujyane muri salon. Bamwe n'imisatsi. Bakorera umusatsi. Gaji we urabyumvishe. N'izi nzara zawe bongera bagusigire. Ego. Aho nzayikorera. Azabikora ariko mwizeye. Surprise. Oh my gosh. Umwana we ntabwo uzasigara. Iskakana wandabizi. Hahano wambwiye ngo nzakujyana. Ngiye kubikora Cyane rwose. kandi ndashaka ubu tugiye kujya dukunda kuba turi kumwe. Ego. Ariko papa nawe tuzajyana. Sicyo? Ibyo ni ibintu nzabanza gutekerezaho. Papa utekereza ntacyo papa azatekereza. Okay. Hanyuma reka njye kugira njya kubategurira icyo kurya. Dore na papa yaje nananiwe. Mugiye kujya noneho. Njya kugutekera umunyigisha re. Ariko noneho njya kugutekera umunyigisha. Urumva mama watari matati kudukora. n'amayeri ni amayeri ye. Amayeri no. Ni amayeri ahoramo. Ntabwo ari amayeri ariko. Ni amayeri ahoramo. Papa nawe. Ngaho Ngende kubategurira ubiteke ndabirya nintabirya abana barabirya. nta kibazo. mubwire se wikanura nk'urushanga wicara gasa nkaho wicara ujyayo Ako nagiye mwitonda. twitonda Wewe muri abana umwana akeneye kuryama kuko wamenye ko ingwe yari bucura bigutwaye iki bucura aratiryamira ryama neza ufata umwana mushimiye mu mutwe Kinya. oya mushimiye mu mutwe Uje papa gutandukanya abantu bakundanye. mu bakundanye mushimire mu mutwe papa Uje gutandukanya abantu bakundanye. Bande bakundanye. Ibi byose byagiye kuba mutabireba. ntabwo twarebaga ibyo ntabwo tureba Ndabona mama wanyu yatangiye kuza mu murongo. Namwe mwabibonye. ese ko wowe wamupinga umuvuguruza ibintu byose Akose se nabikoze. Abasheri ese ubundi we wabyutse
ntangiye kumva maze gushyiraho inkono nagutekeye kanoza ubona watangiye kuba umwana mwiza kuva kare kose byari byagenze natangiye nyine sinabikubwiye tangira uzane impundu nyine reka nta muntu ugwa ngo areke kubyuka tangira uzane maze nagutekeye umunyigi mu buki mwari waragushije amazuru nagushije agahanga n'akananwa byose byari byara ariko se ndinda ngwisha umunwa n'akananwa koranga ujya mumubwiza ukuri ariko noneho abana hanyuma se reka nkubaze hari inzoga nanyweye shere wigeze wumva nagiye ariko maze ibyo ngibyo nese mama reka nkubwire ariko se we kinya nabyuka byuka nawe ushyiraho amatiku oya kinyana nabyuke ni ubu nshyigikira ibintu byose byabaga tumureba ariko nawe wari ufite urubingo ku mutima urubingo gusa ariko ubwo byagusohotse byiza ko twitega impinduka ndabona isura yatangiye iminkanyari yatangiye kuyimanura nuko utazi akantu nagutekeye ibyo wantekeye ntabwo mbishimye ahubwo ntekereye biri ku mutima ubintekere none se nabitekeye bitari ku mutima urabona biri mu mavi kare kose ako se kinya we kutabyuka ngo ugire ikintu bivugaho kuko mbona none uri kugenda rugenda we kinya nabyuka ugire ikintu bivugaho urabona ko abana batangiye kwishima ariko kubera impinduka bari kukubonamo yewe no mu bintu ushaka ndashaka ko Claudine ava hano noneho nagenda nzabikora mbikore wenda uzambwira ngo ntiwajya ukora ibindi nawe akabisa cyangwa koza ibyo umukozi bisanzwe ibindi turabivugana ahubwo turabona mwatinze guhisha musigaye na papa twe tugiye kuba twibereye mu cyumba cy'abakobwa tuganira si byo hatakinyana ndabona no gusimba ngande mugende n'ibishya ndababyutsa kinya kiratwara n'ino konti twigendere mu cyumba urabona ukuntu abana bacu batangiye kwishima wari warabateye agahinda warabateye umubabaro nawe ujya Claudine byo mwihorere Claudine igihe azagendera kirahari reka rero nkubwire nimba hari ibintu ntashobora ni ukubona umukozi aza akagufata hano mu icupa rye reka nkubwire naho naba mvuye kanyarira naho naba mvuye kizabona uratangiye kandi reka nkubwire cyari tuvugisha ukuri wabonye ukuntu ari kugukoraho tuvugisha ukuri ko reka nkubwire naho naba mvuye mu yirindwi iki cyose nakihangane aza ngo aguterekera amazi ahubwo nizere ko za metero 5 zo mu gitanda ziba uri kugenda uzikosora uzivana byose ndabikosora ariko Claudine ntabwo mushaka hano reka nkubwire rero bya Claudine ibyo bya Claudine byihorere zira metero 5 ziri mu gitanda none urakuraho igice yego rosha uri kusetsa igice bakoreho ebyiri oya nishimyega ntabwo nzongera kugira umunabi none urumva uranje aho maze ibisi ariko uzi ko twararakarageje uzi ko namaze imyaka 10 n'ingahe ngo muri metero 5 ngo ndakuraho igice oya ndakuraho metero oya wibikuriraho umuvuduko byose gabanya ubwo n'uburyarya kura wenda metero none izo metero 5 nizirangira Claudine azajye yagenda none ariko hashobora kuba harimo akantu wenda kandi ugahari reka nkubwire sibyo ndakwinginze nimba hari ikintu cyanteye gusara nkumva ndasaza urabizi ko ngukunda ariko kukubonana na Claudine reka nkubwire hari igihe nakurebeye mu rugi ndarunguruka mu irido mana we sanga kuryamye wari uzi ko nafashe icyuma nkagikura muri tiruwari Imana burya ariko naho twasenga tukabinjije Imana hari amasengesho igifata igakosora ubujiji bwacu ikatugirira umumaro nahise nibuka amasengesho navuyemo nubwo yarayubujiji hazagamo izo metero Imana yarandengeye naringiye kuza ngo mite nkimusogota nongere nkimusogote nimba ushaka kumfasha rero kugira ngo ibibazo bishire unyemerere uyu mukobwa ave mu rugo buretse nizere ko icyo cyuma cyiteye byose birarangira nkitera gute kuko niwe wabiteye niwe wabiteguye ariko yego narabiteye ibi byose niwe wabiteguye kuki utemera amakosa wakoze nyine ntabwo ushaka ko dusubira mu byarangiye ahubwo ndashaka gukosora amakosa yose
nagize ariko ndashaka ko Claudine hagati yawe na Claudine hajyemo nka metero 10 mu gihe atarava hano. Sawa, ngaho imyaka 2 yo kubitekereza. Imyaka ingahe? 2. Sheri rero umva abana ngeze Imana baranagiye ariko nyemerera utuze wumva ikintu gituruka ku mutima wagukunze kuva kera ndetse n'iteka ryose umbabarire unyumve nishimiye ko n'abana bagiye kandi uvuga n'ukuri. None watewe n'ibiki byatumye rwose mbona umutima wawe ugaruka? N'ibiki byaguteye? Ese aho n'ibyishimo? Ese aho no gutekereza ibyo wakoze byatumye ugaruka? N'iki wacyaguteye? Sheri reka nkubwire icara utuze untege amatwi wowe gusa unyumve icyabinteye urakimenya. Ngewe nafashe ingamba ndetse n'imyanzuro yose. Ikintu nkeneye ni uko ufasha mu myanzuro nafashe kugira ngo induru n'amahane byari bisigaye biba ari njye bishingiyeho birangire. Umfashe Claudine tumusezerere. Ariko reka nkubwire mu myaka 10 ishize mbabariza umutima biragoye guhita ngo igisubizo naho ibya Claudine nabyo mbabarira ubyihoreye.